nivumbura mvuga nti Petetere banaramvanguye impamvu nayivuze nacyo ndagira ngo wenda nkibwira abantu narwariye rimwe na Anta sibyo ariko we n'uyu munsi aracyakoraye narwariye rimwe na Anta nta kibazo yigeze agira nawe urabyumva nyine iyo logique arabye kwirukana bikamenyekana ko yakwirukanye vure mu umujene ukiri muto ni scandale c'est très scandaleux ni ikintu nyine gikomeye rero umva nagiye muri désespoir njya ahantu vraiment numva nacitse intege numva bivuyemo numva nanze umwuga hari no propoje akazi rwose none barakampa ndakanga muri icyo gihe nyine nko kuva mu kwezi kwa 11 banyirukanyemo kugira ngo RBA abayobozi ba RBA babimenye ntago byaturutse aho ngaho kuri Twitter ntago ari byaturutse nta ndwese babimenye ahubwo abantu bamwe mu bantu twakoranaga abanyamakuru bamwe twakoranaga bafashe iyo screenshot y'akantu gato ya ministre aho namaje naho yansubije bagafata gutyo urumva ministre aravuga ndamusubiza ngo umuntu wamuzanye muri ino Kigali ari nawe ugize gute umutwaye ari we Samu Karenzi yego gusubirayo rero urumva icyabaye numwe mu bantu bavuga ngo Lorenzo rwose ni umuhanga akashyize mu nyurabwenge akavuga ati none ubwo ndi kuri RBA bigeze kunyirukana Lorenzo akwiye gufata umwanya we mbivugira aha ngaha uretse ko cyatari we yahisemo ahitamo nde abo yakoranaga nawe nibo yahisemo nibo yatwaye se ibyo wasize witwa Regis bivugwa yuko uwitwa Regis burango warabyemera ko nubundi Lorenzo ataraye ku rwego rwo gukora kuri RBA bitewe n'amatiko yagiraga yes reka nongere mbahereza ikaze bakunzi bacu nanjye mbasuza mbifurize gukomeza kugubwa neza aho muri mwese impande n'impande zitandukanye z'igihugu uyu munsi nanone tugarukanye na King Ira. Yes. Umeze gute se? Shandashima Imana kabisa. Umeze fresh. Na mahoro ibintu n'umutekano. Yego. Na mutima mubi. Ibintu bimeze neza cyane. Ibintu bimeze neza cyane. No munsi nifuje kubatamo intro. Akirambuye. Yego. Yes, nyita King Ira inkuba ku butaka ende bakore muri showbiz umwami w'imihanda inshuti y'aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mundane abo umwana wasizwe amavuta na rugira cyangwa se wasizwe umugisha. Yes. Nuko nguko wivuga. Nuko nivuga. Ni neza cyane umeze neza se. Ndashima Imana pe. Ndashima Imana ubwo bigeze kuri uno munsi urumva. Ari undi mwaka wundi ni nyimeze neza ndashima Imana cyane. Ari ngo nanone tugiye kwinjiza mu gakaye. Yashanye mu gakaye ariko tugenda dukurura nukugena dukurura tuvanga tureba ibyaje. Kugira ngo amakuru amere neza. Je undi ari ahantu wakoze ikiganiro barambwira ngo ese ngo turabanza ku makuru mabi cyangwa se turabanza ku makuru meza. Ese duhere ko yahe ubu ngo. Tuba tugomba kuvanga. Duhere ku makuru mabi cyangwa duhere ku makuru meza. Wari wagira imvange. Turya imvange. Tuba tugomba kuvanga kugira ngo byose bibe amahoro. Okay. Uyu munsi rero ejo ku munsi w'ejo twakoze ikiganiro. Ni ikiganiro navuga ko abantu bacyakiriye mu buryo butari bubi cyane. Yego. Ariko si ubonye abantu bagutuka kuri social media kandi umuntu aramanutse muri comment yanditse ikijambo kimeze ukuntu byakirute. Rega twese nago turara ahantu hamwe sibyo nta nubwo tubyuka kimwe. Hari igihe umuntu abyukira ibumoso undi akabyukira mu kandi kaboko sibyo nta nubwo bivuze ngo abantu dufite imitima imwe. Umuhanga aravuze ngo umuganga w'imitima nago yabibajije kimwe ngingane. Hari umuntu wenda ubutekereza neza cyane se n'utekereza nabi, hari n'umuntu ubuhorana umujinya bya hafi n'umuntu witonda, hari n'umuntu umva ikintu akanariza akibaza ati se nicyo cyangwa sicyo. Umuntu uzere akanuka kuri social media simba nzi icyo atekereza sinzi icyo dupfa urumva wenda wasanga ari n'umuntu runaka wahinda ama email cyangwa batika ngende nemo King Ira cyangwa se mutuke gusa ngewe iyo mbonye umuntu anutse kuri social media ndabyakira nta kibazo mba mfite kuko ikintu nyamukuru uba warebye ikiganiro. Ikindi kintu nzi namaze no kubona nuko abantu benshi bananukira kuri social media ari bamwe mu bo duhura bakansuzanya urugwiro cyangwa se bari bamwe mu bafana. Ubwo rero umuntu ukiye kuri social media nta kibazo ngira. Uyu munsi reka twigiye mu makuru ya sport. Mu bitarage ngo yageze ino. Mu makuru ya sport nunjyanemo cyane ibyo n'amakuru yo mfite cyangwa se numvishe nuko uwitwa Rage yamaze gusinyishwa n'ikipe ya Police. Kandi byari bizwi yuko agiye gusinyishwa n'ikipe ya Rayon Sport.
sibyo kandi amakuru nanone ari imihanda avuga yuko uwitwa Rage yari amaze igihe atari mu Rwanda ndetse itike yamuzanye akaba ari itike ya Rayon Sport bikaba byatunguranye aho abantu bari biteguye yuko uwitwa Rage ari buze gusinyira ikipe ya Rayon Sport bikarangira agiye hehe muri polisi. Bone ni comment wa muntu ni comment ndari ugira icyo nza kurenzaho ivuga ngo ese ikipe ya polisi FC kifite abakinnyi benshi b'abahanga ndetse bakomeye mu gihugu cyacu cy'u Rwanda kubera ikitagera ku rwego mpuzamahanga cyangwa ku rwego rw'amakipe ya mbere mu Rwanda. Iyo ni comment nibarizaga. Twikomereze ngewe ibyo bintu by'imipira ntabwo mbiziho cyane twite tunakomeza. Hano hari inkuru navuga iri imihanda aho hari inkuru biri kuvuga ko bita Lorenzo yamaze gusezera kuri RBA ubu ngubu akaba yerekeje kuri radio nshyashya. Biravugwa cyangwa se n'amakuru twagiye tubona abantu benshi bagiye bakora biravugwa yuko uwitwa Lorenzo uyu ni umuntu wari umaze igihe kingana n'umwaka n'igice ngira ngo kuri RBA sibyo. Biravugwa yuko yagize gute yamaze kuba yasezera ahakurikiye umuntu witwa Sam Karenzi. Sam Karenzi uyakoraga kuri Fine FM. Amakuru nyuma yaho aza kuzavuga yuko Sam Karenzi nawe yasezeye kuri Fine FM ajyana n'abanyamakuru bagera kuri babiri ba Fine FM harimo nk'uwitwa Kazungu Kereva wari umaze igihe gitoya n'undi munyamakuru sindi kwibuka kuntu bamwita basigaye undi bakoranaga mu kiganiro kimwe witwa Regis. Regis amakuru twatoje imihanda y'impamvu yasigaye turaza kuyagarukaho nyuma nawe sibyo. Impamvu yasigaye najyanye na Basamu Karenzi kandi timu yose bakoranaga mu kiganiro kimwe baramaze kubagira gute bagenda. Buri hari nandi makuru buriya kuvuga ngo Samu Karenzi wavuye kuri Fine FM hari umuntu ushaka kubibwira nabyemera. Mbaza ngo ni yihe mpamvu hari abantu bazi yuko uwitwa Sam Karenzi Fine FM yari afitemo imigabane sibyo bitewe no kwenda ari umuyobozi wa radio cyangwa se umuyobozi w'ikiganiro yakoraga. Sam Karenzi yavuye kuri Fine FM ajya gufungura igitangazamakuru cyitwa Oxygen niyo makuru ari imihanda afatanyije n'undi mugabo nari buze kugaruka mu mazina ukorera igitangazamakuru gikomeye cyo mu Rwanda nabwo nari buze kugaruka mu mazina bafatanyije ko bafungura icyo gitangazamakuru ari cyo bise Oxygen. Nubwo abantu benshi barimo baravuga ngo byashoboka yuko icyo gitangazamakuru kiza guhindurirwa izina cya Sam Karenzi kubera iki ako nakantu bashyiraho ntago mbizi ngo ntago bivugitse neza sibyo. Ibyo ntago ari kenge iruje kubivuga ibyo nibyo abantu barimo bagenda bavuga ati se Oxygen iri buze kuba yahindurirwa izina kuko iri buze kujya hanze yitwa Oxygen cyangwa se bari buze kugira gute kwihindura izina. Ariko nubwo mvishe yuko iyo radio ifatanyijwe n'abagabo babiri uzajya agaragara cyane ni umuntu witwa Sam Karenzi kuko amakuru ahari avuga yuko uwo mugabo wundi we adateze gusezera ku kindi kuri icyo gitangazamakuru yakoreraga. Urumva bivuze ngo rero we yafashe amafaranga yashoramo ati Sam Karenzi yarukurikirane bino bintu nakurikirane ibyo bintu. Ese nihe mpamvu uwo bita Sam Karenzi akunda ariwe bakunda gufata ngo arokirite abanyamakuru? Impamvu ntabwo twagaruka wenda kuvuga ngo muri iki gihe cye cyangwa se kuvuga ngo kurokita abanyamakuru nko kuri Fine FM yari afite icyo ashinzwe gikomeye sibyo. Kuri no ncuro rero biravugwa yuko igitangazamakuru kigiye gufungurwa ari iki sibyo. Ubwo rero nawe ufite n'inshingano mu kurokita abanyamakuru ndetse nk'umuntu nyine wakoze itangazamakuru kandi usanga bano abanyamakuru bakora ikintu kijyanye na sport niyo bafunguye amaradiyo usanga yibanda cyane kuri sport kurenza ibindi bintu byari byose. Ariyo mpamvu uzumva ngo yatwaye ngo runaka ngo yatwaye runaka ngo na runaka wajya kuri amakuru yabo ugasanga ku bitangazamakuru bakoreraga n'ubundi ikiganiro bisangagamo cyari kijyanye n'imikino. Impamvu rero Sam Karenzi kuri no cyari ari we uri kurokirita. Sam Karenzi ni umunyamakuru ni umwe mu bantu tugiye kubona babakire bafite radio ye yabo. Bivuze ngo rero nk'umuntu uzitangazamakuru azi no kugira ngo umuntu abe umunyamakuru mwiza bisaba iki. Melody yigeze gutunga televiziyo ariko yitwa nguke ntumbwire ya kontra wavuze na Austin yigeze gutunga radio mu minsi yashize. Yitwa nguki ntabwo nyibuka ko mu minsi yashize kamakuru mfite ngo Austin radio yarayitiriye batamwiruka. Sam Karenzi wabwirwa n'iki nimba we ari ngo ni kontra se impamvu no ushobora kubyemera sibyo nuko ari radio igiye kuza ari nshyashya n'ibyo bya Bruce Melody ni Austin ari nshyashya ibyo bya Bruce Melody turabizi na Austin yafunguye radio yitwa nguki minsi yashize ntabwo yafunguye radio anaza naho nuza Rusine ndumva ari naho ahantu yatangiriye yamaze igihe kingana gute yamaze amezi make amakuru ari biri inyuma sura yaza
Nese aka kanya kuki utumva ko ubundi bitaba kuri Lorenzo nakongera akagaruka ku kingi itangazamakuru yari ariho ntabwo agaruka ntabwo byashoboka ahubwo noneho Sam Karenzi kuki wumva ko bitashoboka ko ahita yisanga yongeye agarutse ikintu amakuru rero arimo aravugwa cyangwa se ibintu biri imihano bivuga yuko ino radio ifitwe mu maboko n'abantu bagera kuri 2 sibyo kandi Sam Karenzi biragoye yuko yava ku gitangazamakuru yarayo cya FNFM ngazane n'abandi banyamakuru bakoreraga FNFM ubwo ntabwo ari gukora kuri FNFM kano kanya tuvugana sibyo ngabajyane kuri iyo radio no nyuma ngazahindukira asubire kuri iyo radio abase atari we yahisemo ahita monde abo yakoranaga nabo nibo yahisemo nibo yatwaye se ibyo wasize witwa Regis bivugwa yuko uwitwa Regis burango imyitwarire nayo ngera kimangwa ngo hari nandi makuru ngenda numva ngo we na Kazunguka boss ngo bigeze ni Kazungu Clever we na Kazungu Clever ngo bigeze kuntu ngo baterana mu kuntu urumva bituma nyine bareba imyitwarire y'umuntu witwa Regis babona ikemangwa yes aravuga ati rero Regis wewe ntabwo twagutwara bitewe n'imico ya cyangwa se bitewe n'imyitwarire yawe uri buze kwa wasigara kuri no radio tweka twikomereza wibuke uitwa Ankostin ajya kuri iyo radio yagiye ari wenyine bivuze ngo ni dira ashobora gukina nka ubwe nk'umucyaga yateguye n'uzamuri no radio nyuma y'igihe kingana gutya uzasubira aho wakoraga rero biragoye yuko uitwa Sam Karenzi yakina iyo diru ngo namara kuyikina ajyane n'abandi banyamakuru anayikinye yayikina ari wenyine hari abantu hano hari umuntu muri comment wanditse ngo birababaje cyane kuba Lorenzo agiye kwa boss w'amatiku boss w'amatiku mu bijyanye n'iki nitujye tuvuga amatiku se Sam Karenzi umufata nka boss w'amatiku koko nko babyanditse nje nagaruko mbifata sibyo tujya kure amatiku tujye tuna amatiku ashingiye kuki ngira ngo showbiz yacu irimo ibice bitandukanye hari abantu bazaga kabara nk'inkuru bavuga ngo kwa runaka bari ibi kwa runaka byagenze uko wa mugore yatandukanye n'umugabo bigenze uko icyo nicyo twita amatiku sibyo uwitwa Sam Karenzi nimbaza agasesengura ku kintu kijyanye n'imikino sibyo kandi tujye twemera ukuri kano kanya ujuga ngo King Ira ibintu uvuga n'ubishoboye fact ni izi ngizi mu kuvuga uvuga umeze uko mu gukora ukora umeze uko nguko ibyo nzabyumva kuko ni ngewe ayo ntago ari amatiku igihe winje muri projet zanjye runaka zari kunyinjiriza bigatuma zitanyinjiriza cyangwa se ukinjira muri famille yanjye mu ndani ariko nimba Sam Karenzi ari wa muntu uza mu mikino akavuga ku mikino runaka cyangwa kuri equipe runaka aho nawe bihuriye n'amatiku bivuze ngo abantu benshi bakora kuri YouTube buriya n'abantu batanga comment cyangwa se abantu badukurikirana mujye mutanga comment zinyuze mu kuri ntabwo turi abanyabwenge kurenza mwe mudukurikirana ntabwo kuba turi imbere ya kamera bivuze ngo turi abanyabwenge kurenza abadukurikirana impamvu ari uko ari akantu kanitse comment ujya mugasigamo igitekerezo cyawe sibyo ni ukugira ngo uze uvuge uko ubyumva ntabwo ari ukugira ngo uze uvuge nyine ibikujemo cyangwa se ibikurimo rero Sam Karenzi niko ababibona ntabwo ari amatiku nimba abona umukinnyi runaka ameze kunguka akabivuga ntabwo ari amatiku ahubwo bavuze ukare kubyumva n'ubundi ariko hari n'abandi banditse urumva bavuze ngo agiye kwa boss w'amatiku hano hari undi wakomeje ati ntiyarakwiranye n'ubundi no gukora kuri RBA agira amatiku hano ne byumvikanisha ko nubundi yasanze bagenzi be ntabwo nundi yasangwa ntabwo ngo yarakuranye no gukora kuri RBA warabyemera ko nubundi Lorenzo ataraye ku rwego rwo gukora kuri RBA bitewe n'amatiku yagiraga witwa Lorenzo nta n'amatiku twigeze kumwumvamo sibyo saga yigeze kuza n'umuntu witwa Eric Semuhungu gusa none saga itaratinze kuko buri umuntu ugira amatiku ni umuntu ukriye amatiku kugira ngo agire icyo mu marira mw'abantu mwe mubyumve neza Lorenzo iyo aba ari umunyamatiku igihe hazaga saga ye n'umuntu witwa Eric Semuhungu yagakwiye kuba yarayicuruje iri asaga akaza afite bitubicanuye agasobanura ibyo bintu bikamwinjiriza agatuma amatiku abamatiku kugeza hashize nk'amezi agera kuri 3 akabonye ko ari ikintu kitamaze n'icyumweru ibintu byose birangira rero uwitwa Lorenzo ntago ari umuntu ugira amatiku ikindi kintu nakibwirira abantu umuntu witwa Lorenzo ni umuhanga ku rwego mpuzamahanga kuko n'umwe mu banyamakuru bavuga indimi zirenga 3 icyo kintu urakizi cyangwa uracyemera sibyo bivuze ngo uwitwa Lorenzo rero ni umuhanga ku buryo igitangazamakuru icyo ari cyo cyose cyamwifuza nta nubwo agiye gukora bayobye sibyo kugira ngo abonere Lorenzo hagati turakurikira Lorenzo tumuganirize aze wenda ajye kudukorera ntago batekereje nabi ahubwo uburyo ushobora kuzamo ni uburyo baprocenzemo Lorenzo ese bamubwiye iki ese amagambo bakoresheje bamwaprocenga gaze kubakorera yarameze gute ese wagiye kumuza nawe ni namakemwa na amafaranga yakoresheje aho yakoreraga se na amafaranga yarariyo sibyo ahubwo
tekinike cyangwa se amagambo yakoreshejwe bajya gufata uwitwa Lorenzo bamujyane niyo ashobora kuba yagira gute yazamo ikibazo. Ubwo ntabwo twitege ko na Rugaju ashobora kuba yaza kuba yamukurikira kuko hano muri comment hano kwibaza bari kuba batese koko Lorenzo birashoboka ko yasiga Rugaju. Oya, uwitwa Rugaju sibyo nyeka ko nahana huriye na Lorenzo kamivuga uko nguko sibyo. Rugaju ni umuhanga, Lorenzo ni umuhanga. Uwitwa Rugaju ni umuntu amaze muri no mihanda gufata cyangwa se muri siporo gufata. Bivuze ngo ni umuntu utagikeneye kuvuga ngo amafaranga cyangwa se iki nkuko undi wese ashobora kuvuga ngo mvuye ku gitangazamakuru kimwe njye ku kindi muri cya amafaranga. Uwitwa Rugaju tumuzi muri business nyinshi zitandukanye. Turamuzi muri ra nyubako ya Kigali Universal afite inshingano bijyanye n'imikino ihabera sibyo. Turamuzi kuri RBA yamwubakiye izina rikomeye. Turamuzi kuri RBA afite izina rikomeye kuri RBA sibyo. Bitandukanye n'uwitwa Lorenzo. Nakubwiye ngo uwitwa Lorenzo ko wenda yava kuri RBA akajya ku kindi gitangazamakuru sibyo. Ashobora kuva muri abantu benshi bakoze amazina kera nka barigana Rugaju n'abandi tuzi barenzeyo bati no ikindi gitangazamakuru ndajyaho nshobora kuba nagira gute navamo uwa mbere kuri icyo gitangazamakuru. Rero uwitwa Rigani we ntabwo navuga ngo ari buze kuvayo. Numurira mu mboni zanyu namwe uwitwa Rigani ari mu bantu bakunzwe kuri RBA kuko adashobora kuvayo. Yego, none se nimba ari mu bantu bakunzwe ukabona mugenzi wagiye urabona nta kibazo biri butere ku kiganiro bakoraga? Nta kibazo kuko ndakeka bataragiriye rimwe sibyo. Kandi urubuga rw'imikino ni ikiganiro cyatangiye kuva kera. Hagiye hava abantu haza abandi, hava abantu baza abandi sibyo. Uwitwa Lorenzo mu gihe yaramaze rero kingana nk'umwaka umwe n'igice ntabwo ari ikibazo cyaba kigiye kuba ku gitangazamakuru nka kiriya gikomeye. Ahubwo ahantu bari kwibaza hari ikiganiro uwitwa Lorenzo yakoraga cyitwa ngo nimba ari amakuru hanze y'ikibuga ne wenyine wagikoraga. Kandi iyo content twatangiye kuyibona aho uwitwa Lorenzo agiye gukorera iriya radio. Ahubwo abantu barimo baribaza nanjye muze kunyibwira muri comment, ese aho Lorenzo avire kuri cya gitangazamakuru content irakomezwa ikorwe kare wayikoraga wenyine cyangwa se ari uyimukane sibyo. Ese nimba content ari ya Lorenzo yigeze ayandikisha muri RDB ku buryo ashobora kuyivanayo akayijyana urumva, cyangwa wari wite bashaka undi muntu urajya muri iyo content kuko irari content twamenye igihe kimwe na Nuza na Lorenzo ajya kuri kiriya gitangazamakuru kandi ni content yari imaze gufata imitima y'abanyarwanda. Ahubwo abantu bagize ikibazo niyo bango Lorenzo ngo kukagiye ngo Rigana ari umukurikire ngo nande ngaramukurikira ibyo byo ntago bishoboka. Rego ari ikintu abantu batazi kuba abantu baba bakora ari batatu hakavamo umwe akavuga ati njye mbonye ahandi hantu njya gukora kambe ngiye. Uwo muntu niyo yaba akomeye sibyo, biba bisobanuye ko agiye guha amahirwe babandi bantu bakoranaga sibyo. Tuvuge nimba ari umuyobozi w'ikinyamakuru runaka ukagenda bivuze ngo abakuri mu munsi barazamuka. Niho ntabwo bisobanuye ko na Rigana yagera gute yagenda ngo nuko Lorenzo yagiye kuko ntago ari timu ziri mu Rwanda turazizi zikorera hamwe. Ntago Lorenzo n'uwitwa Rigani Rugaju ari buri kantu na buri nguni sibyo. Buri nabivuze ngo naho ngo bagenda ngo nuko ngo uwitwa Lorenzo yagiye. Banza uplaying kuri ano hano playing ikiganiro aheruka kujya nivumbura mvuga nti Petetere banaramvanguye impamvu nayivuze nacyo ndagira ngo wenda nkibwira abantu narwariye rimwe na Anta sibyo. Ariko we n'uyu munsi aracyakoraye. Narwariye rimwe na Anta nta kibazo yigeze agira. Nawe urabyumva nyine iyo logique. RBA kwirukana bikamenyekana ko yakwirukanye vraiment umujene ukiri muto ni scandale. C'est très scandaleux. Ni ikintu nyine gikomeye. Rero umva nagiye muri désespoir njya ahantu vraiment numva nacitse intege numva mbivuyemo numva nanze umwuga. Hari no propoje akazi rwose none barakampa ndakanga. Muri icyo gihe nyine nko kuva mu kwezi kwa 11 banyirukanyemo kugira ngo RBA abayobozi ba RBA babimenye ntago byaturutse aho ngaho kuri Twitter. Ntago ari byaturutse nta rwose babimenye, ahubwo abantu bamwe mu bantu twakoranaga abanyamakuru bamwe twakoranaga bafashe iyo screenshot y'akantu gato ya ministre aho namaje naho yansubije bagafata gutyo. Urumva ministre aravuga ndamusubiza ngo amakuru rero ari imihanda wamfura. No kwa ngo iyi nkuru yakozwe umwaka ushize 2023. Yego, Komunari yarirukamwe
ubundi yaje gusubira kuri RBA ati amakuru ahari avuga yuko gusubira kuri RBA wegeje mikoro hejuru ashobora kuba yaragize gute yaragiriwe inama n'ubundi n'umuntu witwa Chita sibyo abandi bakavuga yuko kugira ngo uwitwa Lorenzo aze muri Kigali kuko Lorenzo tuzi yuko hari radio akoreraga i Musanze yego byashoboka yuko ari ishami n'ubundi rya RBA rikorera i Musanze sibyo bakavuga yuko umuntu wamuzanye muri ino Kigali ari nawe ugize gute umutwaye ari we Samu Karenzi yego gusubirayo rero urumva icyabaye urumva ko bari baramwirukanye ariko niko yivugiraga bari baramwirukanye ari n'amakuru ari imihanda arimo ko bari baramwirukanye sibyo ariko mu gusubirayo agirwa inama n'umuntu witwa nde n'umuntu witwa Chita Magic n'undi bakoranye ibiganiro urumva ibyo wenda bari baramuhoye nimba yarisubiyeho nimba ari gihe bamakavuga ati none uzagaruka ibyo byo simbizi urumva ariko none ko kuvayo urumva umuntu ni ngejo mu kiganiro twakoze urumva ko twavuze ngo witwa Kibonge Clapton niwe nako witwa Manzi ni wazanye keje umuntu witwa Kibonge Clapton amwitaho bya buri munsi bivuze ngo rero nimba koko icyo kintu cyo kwirukana witwa Lorenzo cyarigeze kubaho sibyo akaba yarakoze nk'ikintu azi ngo kirasanzwe bikarangira bamwirukanye sibyo n'umuri aramutse akoze irindi kosa runaka ashobora kwirukanwa uko amakosa byo turabizi ko ashobora kuba yabaho ariko none akaba ariyo mpamvu ashobora kuba yahisemo agatireka nkurikira umuntu wanzanye muri Kigali sibyo akugira ngo mbe ndahano gutyo gusa cyangwa se mvuga hazamura izina RBA ni igitangazamakuru gikomeye utabyemera sinzi n'ikibazo yaba afite igitangazamakuru cya RBA hari abantu tutaza ahantu naha na hamwe sibyo ariko baba star muri iki gihugu urumva hari abantu tuzi twamenye kuri RBA gusa tutigeze tumenya ahantu naha na hamwe RBA ni igitangazamakuru ashobora kugwaho icyumweru kimwe cyonyine ukorerayo ukaba wamuritse ukaba watse ukaba wasohoka ibinyamakuru runaka bikwirukira ukabona naho waba umeze gute tu bakakwirukira sibyo bivuze ngo rero uwitwa Lorenzo ashobora kuba yashyize mu nyurabwenge ye cyane cyuko Lorenzo ni umuhanga pe ni umwe mu bantu bavuga ngo Lorenzo rwose ni umuhanga akashyize mu nyurabwenge akavuga ati none ubwo ndi kuri RBA bigeze kunyirukana ntabwo turamenya ese asubiraho byagenze gute nubwo tuzi ngo yavuganye n'abayobozi ba RBA gute kugira ngo asubire gukora kuri RBA akavuga ati nongeze amahirwe yo kubona umuvandimwe wankuye i Musanze akanzana muri Kigali agiye gufungura radio ye kandi anyeneye reka ngende muha amaboko ibyo byanashoboka abantu bavuga ko Lorenzo azicuza ariko ati na azicuza muri comment yego urumva nimba ubwa mbere bari bamurekuye nako nimba bari bamugaruye aka kanya kaba agiye hari no kwa ngo Lorenzo azicuza wobona Lorenzo atazicuza nyuma yo gufata uyu mwanzuro wana mje mbona ko atazicuza sibyo kuko ijambo ryo ni rimwe buriya umwana arakura akaba yaviwa akajya guhiga amafaranga cyangwa se n'ubundi buzima bwari bwo bwose Lorenzo igitangazamakuru cyamureze kikamugeza nanga ageze kikamushyigikira mu kuba yakimurika kano kanya sibyo ni RBA Lorenzo akwiye gufata umwanya we mbivugira ahangaha nitukagere kure ngo twibagirwe cyangwa se twirengagize akwiye kuba yafata umwanya we niyo yaba iminota 20 agashimira RBA bimuvuye ku mutima akaba ati rwose mwarakoze babyena ku mutagize mwaramuritse mwanyubakiye kariyeri sibyo ariko mu kwicuza byo nago biriho kuko Lorenzo ni umuntu munini rega afite YouTube channel ye ni YouTube nini ama platform afite na platform manini kano kanya uwitwa Lorenzo abaye ari wa muntu twakitanga ari free agent cyangwa se wa muntu ukora udafite ahantu abarizwa urumva mamye nashidekanye ko atamara ukwezi atarabona ari no wanditse muri comment ati Sam Karenzi afite ubushobozi bwo kumuhereza salary wo kumuhereza umushahara urenze uwo kuri RBA yahabwaga akariyo mpamvu nyine yatumye ahava oya nge mbona impamvu ishobora kuba yabaye sibyo nkuko bivugwa yuko uwitwa Sam Karenzi ari wazanye uwitwa Lorenzo muri Kigali uwitwa Lorenzo yahaye agaciro ikintu cya mbere cyitwa ubuvandimwe byanashoboka sibyo kuvuga ngo runaka yaramfashije kuba naragiye gukorera ahangaha ngabonaho naha cyose ngabona ungira inama n'uwitwa Sam Karenzi bura mbere yuko umuntu aguhakaza ari warakwegereje ako kazi uwitwa rero Lorenzo akaba yahaye agaciro ubuvandimwe n'ubushuti afitanye n'uwitwa Sam Karenzi cyane cyane yuko byanashoboka yuko ino radio igiye gushingwa ni y'umuntu ku giti cye wikorera kuburyo ushobora kujyana ibiganiro runaka ati muri no radio ndaguha imigabane inganuko ariko uze dufatanye tuyizamure sibyo byose byashoboka rero uwitwa Lorenzo rero nakwicuza guhari n'uwitwa Sam Karenzi ni umuntu munini sibyo ndetse n'uwitwa Lorenzo nawe ni umuntu munini kuburyo atashyira imbere amafaranga mu kujya gufasha uwitwa Sam Karenzi nituza amasezerano bafitanye
ariko nimba amasezerano no kuko barayagiranye uwitwa Lorenzo akaba agiye kujya kwa Sam Karenzi byange bikunde hari icyo uwitwa Lorenzo yabonye atabonaga ahari. Yego okay, nuko nguko bimeze nuko bimeze nyine kumva nta kindi twarenzaho. Yego nta bintu byinshi twarenze cyeka nimba wowe ufite ikintu we akamanza nibwira abanyarwanda dukurikirana mwabantu mukurikira Slim Jesus TV ni mujye Cosmos ni hano i Nyamirambo ni Salobeta Head Office Salon ninyitaho mugende waza umukwaferi witwa Bobo n'umukwaferi mwiza cyane mugende abiteho abogosha bahita muri Head Office Salon yari Cosmos Nyamirambo ndakeka ari ibyo mbarimo mvuga bakire banjye yego sawa urakoze cyane sana warakoze Slim Jesus.